Twongeye kubasuhuza cyane nshuti namwe bakunzi mukunda ibiganiro bya Rwanda Top News RTN TV. Abari mu Rwanda, abari hanze mwese tubahaye ikaze. Amahoro n'amahirwe mwe mudukunda mukore subscribe, like, share na comment. Mureba kazogera kari ku ruhande mukoreho kugira ngo igihe cyose dukoze ikiganiro mujye mubona notification. Twe turabasare mureke tubatambagize tubazengurutse tubageze ahari amakuru muri iki gihe cyaguma mu rugo n'abari muri guma mu karere muticwa n'irungu. Rwanda Top News irahari kugira ngo ikugezeho amakuru agezweho, ibiganiro bishyushye ndetse na filime na comedy zijyanye n'igihe. Reka tuhere ku makuru ameze neza, amakuru agezweho, love story, amakuru ajyanye n'urukundo. Ni ibintu byacicikanye ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bitandukanye, byavuzwe cyane, abantu baravugishwa. Muri Bibiliya haranditse ngo bagabo mukunde abagore banyu. Barongera barandika bati bagore namwe mwubahe cyangwa se mugandukire abagabo banyu. Paulo nawe arandika ati ni byiza gushaka umugore mukabana akaramata. Arongera ati ariko kandi ni byiza cyane uramutse ubyihoreye ukabireka burundu ukibera ingaragu. Iyi niyo mpamvu Padiri Fidèle de Charles ntiyamira wakoreraga umurimo we muri diocese ya Byumba yabyemeye kandi akabyubahiriza. Byageze nyuma biramunanira, ibyo yiyemeje biramucanga. Agiye kubaza Google imwohereza ku mbuga nkoranyambaga. Ahageze ahabona abana beza, abana b'amabuno, arabya indimi. Ibyuya biramurenga, amazi yuzura kanwa, inkonda zimurenga iminwa. Ahamagara Musenyeri ngo amugishe inama maze birabayobera. Padiri ati Imana yaravuze ngo tubyare twororoke. Guma kuri channel ya Rwanda Top News umenye iby'iyi love story uko byarangiye nuko byagenze. Ibyumba, umupadiri yanditse asezera igipadiri agiye gushaka umugore, asaba Musenyeri kumworohereza gushyira mu bikorwa umushinga we wo gushinga urugo. Padiri Fidèle de Charles ntiyamira wakoreraga umurimo muri diocese ya Byumba yasezeye ku nshingano ze za gisaserdoti n'izindi zose bifitanye isano, avuga ko abitewe n'impamvu ze bwite. Ibaruwa y'ubwegure bwe igaragara ko yandikiye Musenyeri wa diocese ya Byumba Nzakamwita Sereveriye yayanditse muri uku kwezi. Uyu mupadiri wanditse ibaruwa ayandikira Musenyeri umushinzwe bigaragara ko ashobora kuba atari mu Rwanda kubera ko yakoresheje adresse zo mu Budage. Yavuze ko yafashe icyemezo cyo kwegura nyuma yo kubitekerezaho byimbitse ndetse akagisha inama umuryango we n'abapadiri bagenzi be muri rusange. Uyu musaserdoti yavuze ko azakomeza gukorera Imana mu muryango wayo nk'uwabarayiki, ariko yarashatse umugore. Asaba Musenyeri kumworohereza gushyira mu bikorwa umushinga we wo gushinga urugo. Yakomeje avuga ko amaso ye azakomeza kuyashyira kuri Kiliziya kuko ariyo yamuhaye amahirwe n'ubumenyi abifashishijwemo na teologiya. Ngayo nguko iby'uyu mupadiri wo muri diocese ya Byumba. Turakomeza tubakurikiranira amakuru tumenye ese nyuma byagenze bite. Tuzamenya niba Kiliziya Gatolika izamwemerera gukomeza gukorera umurimo inyuma ya kuva cyangwa se niba baramwangiye. Tuzamenya iby'umugore bagiye gushakana kuko abenshi barimo kuvuga ko ari umubikira, ariko Rwanda Top News yarahari kugira ngo igushakire amakuru yizewe kandi agezweho. Tuzababwira uko bizagenda mu kindi kiganiro kizakurikiraho. Reka dukomereze ku nkuru y'urukundo n'ubundi. Urukundo abenshi bemeza ko ari amayobera, abandi bavuga ko urukundo ari impumyi, kandi hari n'abavuga ngo amaga y'umukunzi wawe ubona ari amaribori. Iyi nkuru imezite ni inkuru yatangaje abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bitandukanye, aho muri Cote d'Ivoire hari umukobwa mwiza cyane, umukobwa w'amabuno, umukobwa usa neza w'umukire, ufite imodoka nziza, afite amafaranga kandi akagira ibiro birenga 100. Yakundanye n'umugabo muto cyane, umugabo ufite ubumuga bwo kudakura, akaba atarengeje ibiro 20. Uyu mukobwa yitwa Eudozi yawo, naho uyu mugabo we babanaga kandi bakundanaga yitwa Grand P.
aha ni muri Cote d'Ivoire. Ni ibintu byatangaje abantu cyane, uburyo aba bantu bakundanaga, uburyo babanaga ndetse n'ukuntu bigaragazaga ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa witwa Eudozi yawo yagiye mu kinyamakuru kizwi cyane hariya muri Cote d'Ivoire, avuga ko guhera uyu munsi yatandukanye n'umugabo we ko yabaye ingaragu. Yemeza kandi ko umutima we guhera iyi saha nta muntu uwufite, asaba ko umuntu ufite akabaraga kandi wiyizeye ku buryo buhagije yamushaka agatimbura hasi mugani w'imvugo z'abiki gihe. Yatangaje ko impamvu yatandukanye n'umugabo we Grand P, umugabo muto cyane utagejeje ku biro 20, ari uko atamushimishaga mu cyumba cy'abakundanye. Ntabwo yamugeraga ku ngingo bigatuma nawe atagera ku munezero we wa nyuma. Yanze gukomeza rero gupfiramo, asaba ko batandukana buri wese agakomeza ubuzima bwe. Hari hashize igihe havugwa urukundo hagati ya Eudozi yawo, umukobwa ufite imiterere y'ikibuno cy'igitangaza ndetse gitangaza abantu benshi bamureba. Yakundanaga n'umugabo ufite indwara ituma adakura mu gihagararo witwa Grand P. Urukundo rw'aba bombi rwavuzwe cyane kubera imiterere yabo bombi. Abenshi babahaye umugisha kubera ko babonaga ari urukundo rw'akataraboneka. Abandi babategaga iminsi bakavuga ko iyi couple rwose itajyanye, bavuga ko urukundo rwabo rutazaramba. Uyu mukobwa uri mu bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera imiterere ye, yamaze gutangaza ko yatandukanye n'uyu mugabo bari bamaranye igihe bari mu munyenga w'urukundo. Uyu mukobwa ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cyandikirwa muri Cote d'Ivoire, yavuze ko uyu mugabo atamugezaga ku byishimo bye yabaga ashaka. Yavuze kandi ko igihe yabaga bari mu buriri atamugezaga ku byishimo yabaga akeneye. Igitangaje cyane nuko uyu mukobwa yashinjije uyu mugabo kumuca inyuma. Ni ibintu byatangaje abantu benshi cyane, maze baraseka barahirima. Uyu mukobwa mwiza cyane ufite amabuno atangaje witwa Eudozi yanditse ati, Grand P namukundaga, nawe ni umugabo uzi gukunda, ariko ntabwo yampaga ibyishimo byose nkeneye, cyane cyane mu gihe twabaga turi mu cyumba cy'abakundana. Uyu mukobwa yagaragaje no ku mbuga nkoranyambaga zose akoresha ko yatandukanye n'uyu mugabo muto cyane utarengeje ibiro 20 witwa Grand P. Yanditse ati, ku mugaragaro ubu ndi ingaragu, nta muntu n'umwe ufite umutima wanjye. Uru rukundo rw'aba bombi rwatangaje abatari bake cyane mu gihugu cya Guinea no muri Cote d'Ivoire ndetse n'isi yose muri rusange. Bivugwa ko uyu mukobwa w'amabono ufite amafaranga, ubwiza butangaje, apima ibiro birenga 100, naho uyu mugabo apima ibiro bitarenga 20. Arwaye indwara ituma atarengaho mu ndeshyo, ariko n'umuntu wamamaye cyane mu gihugu cy'iwabo muri Guinea kuko ariho akomoka. Reka ngusabe ukomeze ukunde Rwanda Top News RTN TV. Dufite filime nziza na komedi zijyanye n'igihe. Komeza rero udusure kuri channel yacu Rwanda Top News RTN TV. Mwari kumwe na Byiringiro Clement, umwami cy'amatare. Reka dukomeze tubane mu bindi biganiro bikurikira. Ciao ciao.